Ellen G. White yafatanyaga umurimo w'Imana no kwita ku rugo, gukorera ndetse no kurera abana babo ari bo Henry Elson, William ndetse na Clarence, guteka, gucunga iby'urugo. James nawe yari umufasha w'ukuri mu rugo, yandika ibitabo, akandika inyandiko ndetse n'ibinyamakuru by'itorero. Mwaramutse neza, abandi mwiriwe neza, nabasuhuje amahoro y'Umwami Imana abane namwe mwese. Ubushize twize igice cy'amateka ya Ellen G. White, uburyo yinjiye mu murimo w'ubuhanuzi nuko yahuye na James White. Dusubiye inyuma twibuka yuko Ellen G. White atari yo mazina ye, ahubwo amazina yiswe n'ababyeyi ari Ellen God Harmon, kuko iyi G. White yayongereye we amaze gushyingiranwa n'umugabo we James White. Uyu munsi turavuga ku buryo babanye nk'umugabo n'umugore mu rugendo rw'ivugabutumwa, nuko babifatanyaga n'imirimo y'urugo muri ibyo bihe bitoroshye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibyigisho byinshi byatambutse bigufitiye umumaro ndetse n'ibindi byiza bizajya bitugezaho. Njye mujye kubana ni Hakizimana Emmanuel Emigos. Ndabashimiye. Urugendo rw'ivugabutumwa nk'umuryango nyuma yo gushakana mu mwaka w'1846, Ellen G. White ndetse na James White batangiye gukora ingendo ndende mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Amajyaruguru, nk'uko tubibona mu kanyamakuru kitwa White kanditse mu mwaka w'1915 ku ipaji yaho ya 97. Batemberaga ku mafarashi n'amaguru bajya mu materaniro akomeye. James White yavugaga ubutumwa, naho Ellen G. White agasangira amayerekwa ndetse n'ubutumwa bw'Imana ku buryo abantu benshi basubizwaga mu nzira y'ukuri. Ibi byabaye urufatiro rukomeye rw'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Uko bitwaraga mu bibazo bikomeye, aba babaga mu buzima bwo kutagira amafaranga ahagije. Hari igihe bagenda nta bintu byinshi bafite, bakaryama mu ngo z'abantu babakiraga, nk'uko tubibona nanone mu kanyamakuru kitwa White kanditswe mu mwaka w'1882 ku ipaji yaho ya 60. James White yahoraga ahanganye n'ihungabana riterwa no gukora cyane no kugira umutwaro w'umurimo. Rimwe na rimwe akagwa mu burwayi bukomeye. Ellen G. White yahanganye n'uburwayi ndetse n'intege nke, ariko akomeza kuvuga ubutumwa nubwo yari igihe yabaga arwaye. Nubwo byari bigoye, ntabwo bigeze bacika intege. Imana nawe ikurinde gucika intege. Ellen G. White yafatanyaga umurimo w'Imana no kwita ku rugo, gukorera ndetse no kurera abana babo ari bo Henry Elson, William ndetse na Clarence, guteka, gucunga iby'urugo. James nawe yari umufasha w'ukuri mu rugo, yandika ibitabo, akandika inyandiko ndetse n'ibinyamakuru by'itorero. Ariko uyu James White akanashyigikira Ellen G. White mu buzima bwa buri munsi. Babaga bafite gahunda yo gusenga nk'umuryango buri munsi, bakarera abana mu muco no gukunda Imana no kwitanga ku bandi. Wakibaza uti uruhare mu kwagura umurimo wabo wari uruhe? Ellen G. White ndetse na James White batangiye ibinyamakuru ndetse n'ibitabo by'ivugabutumwa nka Present Love na Review na Herald, bigatangaza ubutumwa ku
ku baturage benshi nk'uko biboneka mu kanyamakuru kitwa Night ko mu 1998 paje 82. Ellen G. White yakomeje guhabwa amayerekwa n'inama zijyanye n'imyitwarire, ubuzima buzira umuze n'imiyoborere y'itorero. Bafatanyije bashyizeho urufatiro rw'imyizerere y'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, bayobowe n'Imana, ndetse bagira uruhare mu kubaka amashuri, amavuriro n'ibigo by'ubuhinzi. Ubufatanye bwa Ellen G. White mu murimo wari urufunguzo mu kwagura itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Nubwo bahuye n'ibigeragezo bikomeye by'ubukene, uburwayi, intege nke, bashyize Imana imbere kandi bagafatanya mu mirimo yo mu rugo ndetse no mu murimo w'ivugabutumwa. Uru rugero rwabo rutwigisha ko umurimo w'Imana ugera kure iyo ukorewe mu rukundo no mu bufatanye bwuzuye. Ibi byose wabisanga ku kanyamakuru kitwa Night kanditswe mu 1998, ndetse n'akandi kanyamakuru kitwa White ko mu 1882, E-Writings kanditswe muri Washington DC muri Review and Herald Publishing Association. Murakoze. Mu gice gikurikira tuzarebera hamwe ubuzima bwa Ellen G. White mu rugendo rw'ivugabutumwa rwabo nk'umugabo n'umugore, ndetse nuko bitwaye mu bibazo bikomeye, nuko byagize uruhare mu kwagura umurimo mu isi yose. Mwakoze kubana natwe, ndetse mu kiganiro gikurikira turabasaba kugira ngo muze twige amateka yadufasha mu rugendo rwa Gikristo. Ndabashimiye. Nyagasani abeze kandi abahe umugisha. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Mwari kumwe na Hakizimana Emmanuel Emigos. Imana ibahe umugisha.